muryango wacu ningiye mu uzava muzaba muri Amerika umukobwa yaranyaze ndarira one day reka urarira neza urarira ndarira akakintu nakubwira nokuri umuntu mwiza nyine kintu akufuriza nuko wazakora ubukwe tazaba nk'abandi badakora ubukwe singo ongera uyu n'umuhungu wanjye nzongera muhereze gift abasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gucyana ibiganiro byacu aho muri hose mande reka mbasuze mbabwira ati salute ku bafana aho muri hose ku bakunzi aho muri hose Nyagasana bamera umugisha of course nanje nk'ibisanzwe kora subscribe kuri channel yanjye ya Ange TV show ujye ubona ibiganiro umunsi ku munsi abari mu majyepfo amajyaruguru ibirasirazuba ndetse n'ibengera bwaryo ntabwo twakibagirwa n'umujyi wa Kigali abarundi batwereka ko badukunze ndetse n'aba diaspora abanyarwanda mu mahanga batwereka urukundo umunsi ku munsi turabibashimira abantu rero bakora subscribe buri munsi kuri telefone imwe ntabwo byemewe iyo ukoze subscribe rimwe uvuga ngo ubukuyeho ukoze rimwe biba birangiye umekinga sho neza ko wakoze kukazogera kugira ngo ujye ubona notification umunsi ku munsi n'ibiganiro ngenda nkora oh my god ndabaganiriza mbabwira ibintu byinshi mbafitiye udushya niyo ntutekereje udushya mafite nanjye mbarumva rwose nanjye ntazi ko bimeze nizinze mu magambo narababwiye ngo nzabazana abantu bagiye batandukanye umunsi ushobora kwibaza ngo Ange ari kumwe nandi Ange rero uyu munsi ari kumwe n'umuntu umutumirwa w'uyu munsi nubwo atari kugaragara ariko ndasaba cameraman amugaragaze amfashe amugaragaze bisko bafana ho muri nese ko muri kamera kumara irashe nyine mikoro yawe ko kamera yanjye nyine mikoro yawe ko mbona wayi microphone yanjye ahubwo subira cyane remisi shana ngiye kwita mvuga ati noneho abantu igiturage cyacu kindi kirakwishe uriya nanga igiturage mana we uriya reka mbwire nk'umuntu wamenyereye si uri kumva nk'umwana wamenyereye gutaha ajya ku ishuri mu modoka yavuyeyo mu modoka bro kuzamutashya n'amaguru abakoze amabara ntabwo ujyagerayo mwabibonye rero uyu mwana ntagaruka ngiye mwita umwana wanjye ntagarubwa mbere nyine mumubonye ni umuhungu wanjye ntagarubwa kabiri si n'ubwa gatatu barakuzi bose kandi ndabakunda nanjye ndabasuje mwese my mother mamaza yes ko ari kwibara rero ntagarubwa mbere kanyise tumutumiye ni umuhungu wanjye ndamukunda arabizi nawe hanyuma rero niwe tujye kuganira uyu munsi reka muhe ikaze mu kiganiro cy'umunsi uyu ni mama wanjye nubwo muri kubona tutari gusa n'inzobe ngenga bigikara ubwo niba yaranyuje n'ubundi kera niba kera ubwo ngubwo yarangyamishaga mu makara simbizi sigenza nk'abasenegale ikintu nababwira nuko bakunda kandi ngabakurikira uyu nguyu ari kumukunda kurushaho mukunda nka mama wanjye anya okay urakoze cyane Kanyusi tangira nyine wibwira abantu badukurikiye amazina yawe Banyita Iragwa Jerome buretse gutangiye kuvuga amazina yawe ndebera umwana wanjye ukuntu aba yambaye ubu si ibindi biki uba wambaye koko nane nabi oya ugomba erega narakuze ugomba kugira ukanafunga zamfungire ishati ukuntu ubona gutya ngo isuzugure bajyambwa ngo ni abagore ese ni abagore ishati ngena agiye mu rugo nyine mama ndavugeho nabyo ibi bintu byo kuvuga ngo ishati y'abagore njyawe mbona se byanze wowe ufite inzarereka saramfashe gaho funga dukora ikiganiro uri smart kaya ntabonye nyine umwana nazibonye nkuze Kanyusi official ngafunga neza ubundi uze wibwira abantu badukurikiye dutangira n'ikiganiro aho se bibaye ako birabaye reka mfunga kangaka kariko gafashe microphone duwa smart ariyo I am smart iyi shati nayo turayigarukaho mu kanya I am smartphone okay hanyuma twakiriye Kanyusi ni muntu ki yitwa gute okay amazina yanjye Iragwa Jerome what Iragwa Jerome kutoka Vundika mtoto wa Vundika Vundika awazi nyine bashyiraho akarayiki kwagiye Iragwa Jerome Kanyusi Kabonde oya witwa Iragwa Jerome aka Kanyusi aka Kabonde aka Gakweta what aka Kanuni aka Kasongo Iwa Kanuka numvije ubundi warambwiye ngo noneho ngo witwa Kanuka mana yanjye Kanuka sibwo bishatse kuvuga iki agakweto kanje kabaro Kanuka oh my god what nagwete yaje gihumura ne washyamo porofite ntabwo rero tuzabibana guse ntago oya nyine hari abantu bagira indwara zo kunitsa inkweto like uzabona nawe uzumve abantu bambara inkweto zifunze niba ari icyuya kijya mu birenge uko ziranuka ariko ubwo nta suku bugira oya
hari ni indwara urayirwaye iyo ndwara niyo wabambaye amasogisi like iyo ndwara sinyirwaye iyo ndwara nta muntu kera nibwo naraba muri Kigali ndagakweto kanje nacaga ku bantu bakavuga ngo icyo kibwa cyapfiriye he kandi ubwo ngubwo nanjye gatavuga ati cyapfiriye mu nkweto zanjye nuko ngo wowe uzagiye gusura ahantu ugakuramo inkweto bahitaga biruka wakundi isaha ijya ku rukwete igahita icyo gihe ujya kubona ukabona abantu bari kongorera utazi ibyo bari kongorera kumbe niwe bari kunenga bari kunuka Kanyusi rero niwe twakire rero turi kuganira mushobora kwibaza noneho ngo Kanyusi tugiye kuganira iki kuri uyu munsi ariko before yuko wenda tuganira neza mu kiganiro cyangwa tukinjiramo neza Kanyusi twaherukanaga ryari nyutse twaherukanaga kuri Noheli ariko magift hanyuma narishimye nyine byaranshimishije bora ni cyo twaherukana nagariho twaherukanaga wenda mbere yuko wenda twinjira aho ngaho harya icyo rero impamvu ngewe niba ruko ikibungo tutacirinze cyane nk'inaha inaha ni nahoriye nyine n'ibintu byiza usiri cyambabaje nuko twavuye ikibungo tudakoranye ikiganiro na mama wawe mana we ariko mama se ko nubundi ni ibisisi hagati ntabwo bihenze yanazamuka sisi oya twazajyayo nta kibazo duherukana igihe twe twagiye mama mu mujyi ikibungo hafi ya gare tunanamusuje mama Kanyusi turamusuje cyane Kanyusi igihe duheruka ikibungo twe twagiye kureba Gasikiri mushiki we ndetse na mama we mama Gasikiri namwe turabashuje na papa we ndetse Kanyusi yaramamagaye reka mubaregera uyu mwana w'umuhungu arambwira ati ndabizi mfite amakuru yuko uzajya ikibungo ndavuga ati yego nzajya kuye kukavarenga y'inkuru ati se neze kari mu rugo waretse tukajyana ndavuga ati nundi numva koko ari umwana nyine ndavuga okay nta kibazo tuzajya byibuka twari kwa gatanu tugenda hari kwa gatanu ibaze yuko yambwiye ngo ku ishuri ngo nta kibazo aranambwira ngo ntabwo bize ntabwo yavuga ko tutari twize yego muri mwize warambeshya ariko nyine niko rafunze se turi muri hari muri vacances kuko urumva twari tumaze kurya Noheli hagiye gukurikiraho ubunani hanyuma rero turagenda hagiye n'ubunani kombe nahise ko umwana agiye kwirebera mama we umwana agiye gusura karitsiye umwana agiye kugira ko umwana ahubwo agiye kwirebera umukobwa Kanyu bamwita cute gare bonete arabana babimbajije ariko ubona bonete mwarakundanye ntugati long story it's long story ibaza umwana gutya ukundana mu ndebere nawe ese bubona yabazoya abantu bona ngo mwakundanye ukira abantu ku myaka 15 yawe 16 urakundana urukundo rukanakomera ubwira gute umukobwa umubwira ibintu by'abantu bakuru tuzabana hajya bavuga ngo never forget you kumva bakamfuye urukundo rw'abana sinzi ukuntu rumeze abana nibo bakundana no kurusha abantu bakuru maze abantu bakuru se kuvuga bakundana kugira ngo hari abantu bakuru bakundana ni inkura abantu ni inkura nzabana n'uwo twakundanye nitutanakunda tunabana tuzaba tura best friend niki wenda hari n'izindi nzira zacamo tukakundana twonye tukabana ukabana nande no nakunze nyiri muto ukiri muto ubwo se nukuruga ukamukatira ntashaka undi ese mbwira bonete cyamukunda to be honest bonete mana mura ku mutima baze ariko uzimpamvu se bonete nuko twiga kugega ntabwo twigaga ku kigo kimwe yigaga ahantu bitukura speke ngiye niga kuri nyine ni ikigo cy'amansera nigaga usinzi n'akazina cyacyo ubwo rero urumva ko bonete twahuraga ngiye najyaga ku ishuri tugahura agiye none ngiye najyaga ni wabo kwa mama wabo nyine kwa Gasikiri duciringa twarakundanye murakundana tuzanabana maze mu wakane se tuzabana hatabone muzabana ariko Gasikiri cyo hari amagambo yamubwira avuga ati uzavuye kuri nzakwereka Gasikiri uri tayari ko warwana nawe cyangwa twanicana ariko ndekase urukundo wararuzi ese ko ari umpeti yawe kubera urukundo mwariganye se byagenze kwiga ku kigo kimwe byagenze gute yiga mu makangari yibaza kwigaga no mu wakane byagenze gute nyine yakunze umukobwa like barakundana noneho umukobwa birangije sinzi umukobwa niba namubwiye gute nyine kwa kundi ukunda n'umuhungu turakundana noneho urambwira ati wiga mu wakane umukobwa yiga 6 wiga mu wakane ngiye niga P6 umukobwa yigaga mu wa gatandatu primaire umuhungu yiga P4 ariko umuhungu yari mukuru ni kwa kundi abapeti banga ishuri bakarigarukamo barakuze umuhungu rero baramubwira ati ntabwo mukunda nyine tubireke uracyari umupeti ari umuhungu yari umukobwa nyine bari kubwira umuhungu Peter arataha mu gitondo twumva ngo yiyaguye ngo kubera bamwanze umuhungu niwe wiyahuye bro ubwo nabonye ku rukundo ruba izo mbaraga bazikura njyewe kujya niyahura mana we uzimana kidashaka kurya rayifu
ubuzima buharyoha mwana niyo waba umukene ariko utarapfuye reka ntacyo wakora nta kintu na kimwe buse boneta kwanza ntabwo nakiyahura mubwira ati bari ndagukunda ariko ndagukunda kereka zapfa ku bwawe ariko nanone ibintu byo kwiyahura reka da nagaho dufitanye n'urupfu nagaho urupfu ruraza uri hari mukura imbaraga urupfu ruje rukumva ubundi abakire niko bavuga ngo bafite amafaranga ngo urupfu ngo ruraza rwakomanga ku rugi ukagira subirayo kuko ufite amafaranga nese gamubaza abana nk'aba ngaba bafite imyaka 16 bakura imbaraga zo kujya mu rukundo twege ku myaka na 18 byari bikomeye nyine iyo 16 ngiye urebye ukuntu nari meze to be honest ngiye imyaka 16 ni nka 20 nese ko tubeshya nta muntu uzi imyaka yanjye usibye mama ukeka na sheri wanjye na sheri wawe nese kubera iki ko ukucyuda okay abantu barebye kiriya kiganiro nakoranye na Bonete basajye babona rayivuze imyaka yanjye kandi ni yanyaye 16 ni 7 hoya niyo navuze 12 ehehe buretse baraje babibona oya niba ari kunyongorera kandi nge ntago njya uko biri kose mena nyine umuceri ntago byakunda hanyuma riri ishati ndashaka kugira ngo bayerekane ishati babaruzo bingiriye ishati uyerekane abone cyangwa cy'abagore nge nambara ishati z'abagore gusa imungu yaje mu kiganiro yambaye ishati ya mama we niko bitekereje naragiye mu rugo mbona ni cyangwa cyatanje mbona n'urwangwa ndavuga ati niwe wamwibye se aramugara mwibye nyine nise wabonaga ari nziza dore rero n'indabo twari n'undi twanohera izi mbaraga zo kwambara ishati ya mama wawe uzikuraye nta kubera ko mukunda zuminga cameraman zuminga barebe 1,000,000 niko iyi shati sibwo nta muntu urakubwira yuko wambaye ishati yaba iyi shati nyikunda nkuko nkura mama ngiye niba naribonye ngo nari cyangwa nayambara bakangwa ngo ni abagore reka ubwo nanjye ndi umugore nanjye ubwo ndi umugore bazanyita umugore babyarira umugore nyine ishati no bambwa ngo ndiyo muntu ni ya mama nyine ni umugore ahubwo nanjye ndi wonyine kubera ko nyikunda mwamwumvise ngo hanyuma ngo reka imyendere kimwe kujya wambara ubusa wakambara ibintu biriho ese nzaje kwambara ako kandi arananiye mu ndebere umwana hanyuma rero ngo ufite sheri Bonete uzamukura mu gute mu maboko ya Gasikiri sasa nge nibyo nshaka kumenya ko Gasikiri yarakwibwira akubwira atumva kuri mushiki wanjye ndakubita ndetse na mu Gasikiri wabonye katoroshye nicyo uzagenda ukabakomvekesha izo 400,000 uzabashyira cyangwa agenda ndi bogari ubwira ati ndashaka umukobwa wanyu mukwe bamunyime nibe nyine what ega bure umwana urukundo nago gira aba films z'abahinde nibo bakora bundi story iri ese unavuga gute ikora ku mutima mani niba umuntu mukundana waba umukama batabishaka wabo umutware mwibe mwibere oya guys mundebe umwana w'imyaka 16 uri gutekereza kugiye kwiba ngo umwana wundi w'umukobwa ngo niba mwimwe bazamwiba wumva ibitekerezo by'abana b'iyi minsi abana natwe twarakuze nyamabo banyitanga gasaza yajya ngo kakurira nese kura imbaraga zo kujya mu rukundo imbaraga zo kujya mu rukundo abantu zikura Hussein iki kibazo buriya nagikora wewe nawe reka ngo oya wowe yakuye uzagira gute uzategura ikiganiro ntacyo bimbaze ukuraho imbaraga zo kujya mu rukundo wizeye iki ugamije iki intego yawe ni iyi ngiye kwera nakuze sinase nago nabikubwiye nakuze nabona abakobwa ndero nkunda abakobwa ubwo nyine mu gihe nakuze narabakunze mwamwumvise ngakunda abakobwa guys ababyeyi bafite abana b'abakobwa mu bakiye kuri uyu muhungu mwabyumvise oya ni babanje hari ufite abasheri bangahe ni nka 3 Jesus nise uyu muhungu nzamushobora we uyu mwana w'umuhungu nzamushobora ese wabaye iki numva Senezite sorry ihangane reka dusoze n'abatari babizi nari ndwa Senezite ariko ngiye buriya sinzi impamvu ngiye mbona numva ari ibintu bisanzwe ntabwo nyine ntabwo hari abantu bafata Senezite ikabazaza ukasanga kaye Senezite ni indwara mbi Senezite ni indwara y'ukujyo hari igihe ijya nyine igituma umuntu nyine adahumeka sibyo rero ni indwara mbi ahubwo uzayikire neza hanyuma rero Kanyose nagiye kubona mbona uramamagaye urambwira ati umunsi ni muri weekend wambabariye tukazakorana ikiganiro ko ari ikintu nshaka kukubwira mu byukuri yanze kukimbwira n'inyuma ya kamera arambwira ati ntabwo mbikubwira sikanyukubwira mu kiganiro nyine kuki unyicisha amatsiko wundi ntabwo ndikubwira erega ikintu ndi gushaka kukubwira ni ingenzi n'abafana bacu abagomba kukibona cyumva bakana nega amatwi cyangwa nceceke tega amatwi ceceke yafungura yafunze fungura okay hanyuma ceceke igihe dore kagora gese kuri Noheli bwa mbere duhura bwa mbere nje kugushimira nyine kwa gift nziza Igo ubuzima bwanjye n'ubwa mbere nari mbonye umuntu ma gift
niyo mpamvu ngukunda cyane. Warakoze mane, warakoze nyine iriya gift nyivuga se uko ubishaka ni akajodani. ese ariko karagukwiriye waramwiye wagira ngo wari wampimye. Gusa nyine nanagira ngo ubwiye kura warakoze kurumva umuntu kuba utarakoze ngo na gift iki n'iki ariko nyine babigize ntabwo bari ibintu byiza. Aho nyine iyo ubonye nk'umuntu yiguhawe uhita wumva isi navuga narishimye nyine nagize ibyishimo byinshi cyane. Na n'ubu ngubu ndakishimye kubera iyo Jordan. New Jordan. Sinjya nyambara. Yari yambara ku munsi w'umukuru na none umunsi ayimereho banza rero nzayambara uzaza hano nyambara ubu. Yambara se? Ntabwo urayambara? Ntabwo ndayambara ariko wese twongeye guhura noneho ari ku munsi mukuru. Ntabwo urayambara? Sinzayambara. Hanyumviye hashize almost ukwezi, sibyo? Ibaze. Ukwezi n'iminsi. Ariko ufite inkweto nyinshi kuko niba utarambara. Ngewe inkweto nkunda buriya uzi impamvu. Ikintu ukunda buriya ntabwo wakunda kukica. Ngewe uzi impamvu. Oya kukica nta kibazo. Inkweto yawe ndayikunda wamaye. Ndayireba ngahita nkureba. Ngo nguki? Mama yavuze ati mbega inkweto nziza gwe. Tuwa mukobwa ninde? Ngati ni my sister. Tubusiga ufite bashiki wawe utambwira sho. Mushiki wawe ukonze ko nakubyaye wenyine mushiki wawe. Amugati mfite mushiki wanje w'umuhinde. Wabahinde bara. Aho natari mwiza. Nese nibyo disi bashaka kumbwira. Nzayambara mu bukwe bwawe cyangwa. Mu bukwe bwawe? Oh my god. Umwumvise umwana afite icyizere buzaba ryari? Sinzi ko buzaba ryari ko imyaka nyine wayigeze mu ngo ushatse watangiye gushaka nako aba boyfriend mwatangiye kumushaka ariko mufite amafaranga. Ngaho. Ngera ata ariko niba ari musaza wanjye banamunganya akaba ari sibyo uvuga ngo no ya nibyo kuba mani guriya gukura ni ibintu byiza bituma umuntu yishima agakura yego nanjye narakundanye kandi nzakunda n'abahungu benshi umwe nanyanga fatundi mva kanda agiye kuvanga dosiye unyumvire. Hanyuma rero Kanyusi nanjye reka ngushimire bira bintu wenda nabitekerejeho. Wabonye ariko hari comment nabonye Fabrice yateye kiraho ku mikoro urebe n'abantu. Fabrice yaravuze ngo hage sose ko navuze ngo tuzahuze tutanemo yarambwiye umva sha wonda kwiteguye ngo ngewe ngo mpamagara mitenzo ahubwo se uri ready one day ega muzabona tuzanye na Fabrice wenda tutaragira kuri Fabrice ndagira ngo wenda nyine ngewe nanjye ndi direct wongendire warumbaje ngo ndi ready. You are ready? I am ready. You are ready? I am ready. Yuzaze dutanemo. Are you there? Urahari kugira arahari gatano ku kandi. Okay, reka twizere yuko wenda ntacyo ubwo next tuzabahuza. Nanjye ndabibemereye nzarebe. Ikigali katari nini cyane kuryo tutahura. Ntacyo tuzaba tureba. Hanyuma rero nanjye kagushimira. Ukimara kubona iriya gift watekereje iki? Hari abantu banditse muri comment bavuga ati yo birashimishije cyane kubona ese Kanyu ubundi to be honest ubundi bwo bwa mbere urakiriye gift kugira ngo ubetse wenda tucyatureka kubeshya. N'ubwa mbere nari mbonye gift. Ugamba nyine umuntu yaramaye gift. Ari we yateguye ari we yatekereje. Ndibuka ku ishuri twigeze dukina kakowete rikumva apakiramo utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Bro nge nakoresheje 1010. Umuntu wamaye twanwomboye. Uwo nyine unatomboye n'ibyo n'ibintu namuhaye. Ariko ngiye bamaye ibintu by'icyatanu. Man babisekeje ibaze spending 10,000. Banaye bakagusiga spending ay'icyatanu. Ntabwo biba byoroshye ariko si kumbona buri mwanya uri kwishima sinzi ikibazo amasene zite aratuma wishima mu gutwi yakishima handi rega babiri kunjyana mu gutwi sose babizi se urya muno uba byose bigeze mu mutwe birayatse niko ariko nyine nagiye ngusiye ngumujimani nagiye ngushimire ariko utazongeye mara kandi ka gift nabonye gift ziryo basi hazagize umuntu maka gift mwana hanje singo sonje maka gift basi oya nzongera subiza kuri wanjye se nzongera uyu n'umuhungu wanjye nzongera muhereze gift humura none bazameza gift y'amadolari 800 wowe Kanyusi look at me wowe mu ishuri nutsinda sibyo biretike yawe kazaho umwanya mwiza ntujye munsi y'amanota 70 Kanyu nkwemereye ikindi kintu 70 murayumva ko nayo menshi mwega abantu mwize murabizi ya urumva 70 uzi ko wambere wacu yagize amanota 78 ubu bitekereze wa kabiri akajya 60 nangahe Kanyusi ndashaka kubwira ngo n'abantu babyumve ngewe ndabimwemereye nagera amanota atari munsi ya 70 Kanyusi mwemereye kuzamuha ikintu kandi muzakibonera hano
Kanyuza bikwemereye sibyo uzitware neza n'ubundi sibyo wenda naramubashimiye uyu mwana n'umwana uri hard working ngewe mu gihe kinini ariko kitari na gitoya cyane tumaze tuziranye n'umwana abonye ukunda gukora n'umwana wumvira ngiye nkurikije ubuzima yanganirije yabayemo ndetse na background yiwe n'umwana nyine ufite ejo hazaza dreaming big kandi agera wonje afite gahunda yo ko nazaba mu Rwanda ubundi kandi babwire basi hari ukuntu umuntu akorera mu buzima nta cyizere ngiye gahunda afite mu muryango wacu nta muntu wagiye kure yakiye Tanzania ndakeka aho umwe muranakomeye kandi ubwo nabone wowe wenyine umuryango wacu ningiye mu uzava muzaba muri Amerika niwe uzaba umuntu ukomeye mu muryango wacu sibyo you say bro you know you start urimo show bamubise babizi akantu ko kujya kugira ukagabanye ubanze wige gukundana ubigabanye urukundo n'urwa mbere mu buzima nako mubizi kuba ujunjamye no ntago byabaho umuntu agomba gukunda niki rero wambye yamukobwa yaranyanze ndarira one day reka urarira neza urarira ndarira Jesus hanyuma rero Kanyusi ndagira ngo nkubaze utugana mu kuzo kiganiro to be honest ugiye kugireba ikintu nyine umbwira nk'umuntu nyine undi nka kino kiganiro nkaho nari kure ko gikorera ngira ikintu umbwira kitarangisha umunota umwe dusoza ikiganiro kintu nakubwira dusoza iki ese ntabwo uranyinya kutambwira undeba amaso ere guri mwiza buriya kukureba yewe dawe umwana mbyaye ngo ndi mwiza ntabwo nakureba mbafite isoni uzi umuntu wa mbere waguhaye gift aho twagiye okay reka mbwire haya urambwiye ngubwire ikintu nyine umbwira kuko higa iki kiganiro niwe wakitumijeho akakintu nakubwira nokuri umuntu mwiza nyine kinakufuriza no wazakora ubukwe tazaba nk'abandi badakora ubukwe singo okay urakoze tazaba nk'abandi bakora ubukwe ikindi kintu nakubwira nuko wazongera ukama gift okay urakoze cyane reka nshimire mwese ukazazana Fabrice tugahura kuri channel yawe ndabikwemereye urakoze reka Kanyusi reka ngushimire wowe wemeye kubana natwe ikindi wowe itozanye uvuge badufurenge ku Instagram yes badufurenge ku Instagram bafurenge Kanyusi official kuri Phoebe naho ni Kanyusi comedian kuri TikTok nzayifunguza ejo sha hose niwe kandi abafana banje I love you nabandi batankunda niyo n'abatankunda ndabakunda n'abayirebye video turakunda cyane I love you reka nshimire mwese mwakomeje gukurikirana ibiganiro byacu by'umwihariko Ange TV show irabakunda cyane hanyuma mukomeze mutwereke urukundo mutushyigikire mukora subscribe mujye kuri Instagram yanjye nanjye mu following ni Ange Aspa kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi turabakunda cyane peace 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 peace